Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twizere yuko mukomeje kugubwa neza nk'uko duhora tubibifuriza rwose. Twizere yuko muri amahoro aho muri hirya no hino ku isi hatandukanye rwose, abari mu Rwanda, muri Afurika, muri Aziya, muri Amerika, i Burayi, mwese twizere ko rwose muguwe neza kabisa. Iyi ngiyi rero ni Nzuri Business Group Limited. Nk'uko mumaze kubimenyera, tuba turi kubaha imari zigurishwa, imari zikodeshwa ndetse n'andi makuru yose agiye atandukanye avugwa mu mitungo itimukanwa. Ngira ngo rero rwose mwebwe mudukurikiye kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market, reka tubashimire cyane, ari nako kandi tubasaba gukomeza gukanda subscribe, namwe mutarabikora mukomeze mukande subscribe, ari nako kandi mukora share kugira ngo inshuti n'abavandimwe banyu bari hirya no hino babashe kugenda bareba ibyiza byose tuba tubafitiye. Nk'uko rero mwagiye mubibona cyangwa se nk'uko muri kubireba mu mashusho, tubafitiye inzu nziza cyane rwose, kandi nshyashya ya etage, ndetse iri ahantu heza rwose, iri ahantu heza cyane. Iyi nzu nziza rero ya etage iri hano mu mujyi wa Kigali hagati, ariko kandi akarusho kayo iri muri ya karitsiye mwibaza muri benshi, ese nahabona inzu, ese nahabona ikibanza. Iri muri karitsiye ya VVIP, iri muri karitsiye ya VVIP kabisa. Ngira ngo rwose iyi ni inzu nziza kabisa, ni inzu nziza iri muri karitsiye nziza. Ntabicije amatsiko, iyi nzu iri mu mujyi wa Kigali hagati mu karere ka Gasabo, ahazwi cyane nka Nyarutarama. Iyi nzu iri Nyarutarama, hafi cyane ya MTN, iri hafi cyane y'ibiro bikuru bya MTN i Nyarutarama. Iyi nzu rero ikaba ari inzu ya etage ifite ibyumba 5. Ni inzu ya etage ifite ibyumba 5, hanyuma ikagira na toilette enye. Ifite ibyumba 5, ikagira douche na toilette enye, ikagira salon nini cyane, ndetse ikagira na salle à manger, ikagira noneho na cuisine nini hamwe na stock yayo. Si ibyo gusa, kubera ko ngira ngo cuisine yayo murayireba rwose, ifite cuisine nini kabisa kandi nziza. Si ibyo gusa rero kandi, kuko ifite na annex yo hanze, ifite douche, toilette, inzu y'umukozi, igikoni cyo hanze, ikagira n'ibigega by'amazi. Mbese ibintu byose iyi nzu irikwije kabisa, kandi ikaba ari inzu y'imari iri mu kibanza kinini gifite metero kare 500. Ni ukuvuga ngo bityo bigatuma igira na parking ndetse na jardin. Ifite parking nziza na jardin bihagije rwose bigari. Iyi nzu rero yubakishije ibikoresho biri durable, cyangwa ibikoresho bikomeye, ibikoresho birambye, ndetse ikaba ifitemo buri kimwe cyose. Ifite amadushe meza, ifite amatoilette meza, yubakishijwe n'ibikoresho rwose bya karite ya mbere. Ni inzu rwose y'akataraboneka, amplis iri muri karitsiye nziza i Nyarutarama. Turaje noneho tubabwire tuti iyi nzu irashaka amafaranga aya n'aya, mwatubona kuri izi nimero, mbese tubamare amatsiko kuri buri kimwe cyose. Reka ariko tubibutse yuko muri Nzuri Business Group Limited tubakorera n'ibishushanyo by'amazu cyangwa se za plan, hanyuma tukaba tukabubakira inzu nk'iyingi cyangwa se zirenze cyane iziri munsi bitewe n'ubushobozi bwawe. Turagukorera plan, hanyuma tunakubakire rwose kandi mu buryo bwiza ndetse udahenzwe. Si ibyo gusa rero, muri Nzuri Business Group Limited iyo umaze kugura inzu nk'iyi cyangwa se ushaka kwimukira ahandi, turakwimura. Ni ukuvuga turaza tukabarura ibintu byawe, tukakwimura mu mutekano usesuye, nta kintu cyawe cyangiritse, nta kintu cyawe kibuze. Muzi ukuntu kwimuka bitera stress. Ibyo ngibyo twebwe rero tubijyamo tukabigukorera, wowe ukigira no mu kazi kawe rwose ubishatse, ubundi
ugataha wiryamira, kuko usanga ibitanda twabifunze, rido twazimanitse, intebe twaziteguye, ibintu byose ari nako kandi tunagukorera ibyo twita home decor, inzu tukayidekora n'iki kabisa mu buryo bumeze neza. Dushobora rero kukwimura wowe ushaka gutura, dushobora kukwimura wowe ushaka gufungura ofisi, dushobora kukwimura wowe ushaka kwimura ikigo cyawe cy'ubucuruzi cyangwa n'ibindi, cyangwa se amabiro yawe cyangwa urwego rwa leta, mbese cyangwa urikorera, aho ari we wese turabasha kukwimura tukwinjize mu nzu nshya, tugutegurira ibintu byose ubundi utangire imirimo yawe. Iyo ngiyo ni Nzuri Business Group Limited. Uretse kandi kuba tubarangira imitungo igurishwa cyangwa ikodeshwa, ni nako kandi nawe ufite aho ugurisha dushobora kukugurishiriza, kandi rwose mu gihe gito cyane. Ubusanga hari abantu bafite ikibazo cya banki, ugasaba baririndiriza za byamunara zikabahombya. Ngwino rero tugane tugushakira abakiriya mu gihe gitoya, bityo ubashe no kugira nawe amafaranga wasagura. Ariko nawe ushaka kugura rwose tukwereka ahantu heza, hatari mu manegeka, hatarimo litije ariyo yose, hahantu hazakugirira umumaro, hahantu habasha kukungura. Ariko kandi ari abantu mufite imiturirwa nk'iyi ngiyi mureba, murabona ko iyi nzu ifite view nziza, aho uba witegeye Remera, iriya ni arena, uba witegeye Remera, witegeye Kibagabaga hakurya yawe kabisa, witegeye Kibagabaga hakurya yawe, witegeye Kimihurura, mbese uba ureba ahantu hose. Iyi nzu ifite view nziza kabisa, ku buryo uyiguze nta gihombo waba ufite. Nari nkibabwira ko wowe ufite inzu nini, hari abantu bafite amazu ugasanga rwose nta bakiriya bibereyemo, ugasanga yabuze abakiriya bakodesha. Ndagira nkumenyeshe rero yuko twebwe tubasha kukumanagingira inzu yawe mu byo twita property management. Ni ukuvuga ngo rwose inzu yawe tukayishyiramo abakiriya, tugashaka abakiriya tukabashyiramo, ndetse tukanakurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano ryabo, tugakurikirana yuko bishyura, tukagukurikiranira imibereho y'inzu yawe umunsi ku wundi, tukagukurikiranira ibijyanye n'imisoro. Hari abantu mutabona umwanya, hari abantu mutari mu gihugu, ariko ibintu mwasize bikaba rwose bitababyarira umusaruro nk'uko ubonye. Ibyo ngibyo rero byose turabibakorera mu byo twita property management. Yes, ni nako kandi rwose tugenda tubaha serivisi nyinshi zigiye zitandukanye, ubujyanama mu by'ubutaka, amakuru atandukanye n'iki byose tubicishije mu kiganiro cyacu dukora buri munsi kuva saa 12 kugera saa 1 kuri Fine FM 93 n'igice kimwe. Ariko kandi ikiganiro kiba kiri live kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Mwakomeje rero kwirebera iyi nzu nziza y'akataraboneka iri Nyarutarama, ariko kandi rwose ni inzu idahenze. Reka tubibutse yuko iyi nzu irashaka miliyoni 250 zonyine, ariko kandi ziri negociable, miliyoni 250 negociable. Yes, ni ukuvuga ngo dusura inzu ubundi nyirayo yishakiraga miliyoni 300. Ngira ngo murabona chambre principale yayo, douche na toilette bya chambre principale irimo ya douche ihenze cyane, ikora nka massage bita jacuzzi, mbese ni inzu ihenze. Yes, irashaka miliyoni 250 negociable. Ubundi nyirayo yishakiraga miliyoni 300, ariko turagera turavuga tuti nkuko duhora tuhabereye abakiriya bacu, nkuko duhora tubareberera, rwose nyabuneka gabanya bityo twumvikana miliyoni 250 ziri negociable. Nuvuga ngo uruhare ruba rusigaye n'urw'umukiriya, nawe ukaza ugashima, nawe ukanegosia, ugakatuza, rwose akagabanya akajya no munsi ya 250. Birashoboka cyane. Nta kindi rero, icyo usabwa ni ugutera intambwe ukaza ukayisura, hanyuma washima mukumvikana. Ushaka kuyisura rero, waduhamagara kuri nimero zacu arizo 0788486797. Si ibyo gusa rero, ushobora no kuduhamagara ku yindi nimero yacu ya 0781230123. Yes, ni ukuvuga ngo rero ushobora kandi kudusura aho dukorera hari ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza umanuka usa n'ugana Nyabugogo, ni etage ya 2 uvuye muri Feruje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukorera muri etage yayo ya nyuma
umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Yes, ushaka kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Hanyuma noneho tukagenda rwose tugufasha, ukagenda ureba serivisi tugenda dutanga, ukagenda ureba imari zose zigiye ziriho, ukihitiramo kuko hariho imari mu biciro bitandukanye, mu bushobozi butandukanye, ariko kandi dushobora no kukwamamariza. No kuvuga ngo rero rwose wakomeza udusura, wakomeza ukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ugende ureba imari zose tugenda dushyiraho umunsi ku wundi. Iyi nzu rero rwose ni imari kabisa, ntigucike iyi nzu, ntigucike. Iyi nzu yubatswe n'ibikoresho byo muri kenkayeri rozinate yari mu Gakinjiro kabisa, niyo kenkayeri ya mbere ari inyuma ya Banque Populaire, ukase mu gikari hano hari parking nini cyane, uhita kenkayeri iriho igifunguzo cy'umuhondo kinini yanditseho kenkayeri rozinate. Nibo bagira za gypsum nziza nk'izo mwabonye muri iyi nzu, nizo bagira za rangete nziza, nibo bagira ayo madushe n'amatuwarete, bese n'amakaro, ibintu byose ibikoresho byose by'ubwubatsi ari muri kenkayeri rozinate baba bifite kandi ku giciro gitoya. Ushobora kuhagera rero ukabagurira, ariko kandi ushobora no kubanza ukazunguruka ku zindi kenkayeri ukabanza ukamenya igiciro, noneho wahagera naho bakagira gute, bakongera bakakugabanyiriza cyangwa se ugasanga igiciro cyabo kiri hasi nk'uko tubivuga. Iyi rero ni Nzuri Business Group Limited. Twababwiye yuko rwose tubasha kubimura, twababwiye yuko tubasha kubakorera amakuru y'amazu tukanabubakira, twababwiye kandi ko tubasha no kugira gute, no kubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, ariko tubarangira inzu zigurishwa, inzu zikodeshwa, ibibanza, amasambu, tukabibarangira. Ari nako kandi nawe tugushishikariza yuko watwegera tukagufasha kubona umukiriya wowe ufite ahantu ushaka kugurisha, wowe ufite umutungo utimukanwa ushaka kugurisha. Yes, rero komeza ukande subscribe, ukore na share, kugira ngo rwose ubashe kujya ukurikirana imari tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5, kugira ngo ntucikanwe. Hano rero haba hariho byinshi. Ubu dufite imitungo irenga 200 igurishwa rwose ku buryo byoroshye cyane kugira ngo ube wahabonera icyo ushaka. Iyi nzu rero wayikunze nyine waza ukayisura, urabona muri salo hayo ukuntu hashininga kabisa. Ni inzu nziza y'akataraboneka, iri Nyarutarama hafi ya MTN. Ntibisanzwe ku bundi Nyarutarama haboneka inzu ya miliyoni zingana gutyo, ubundi Nyarutarama bahagurukira kuri miliyoni 400 rwose. Ni ibintu bizwi, murabona ku izine, murabona mbese ni inzu yuzuye cyane, ni inzu nziza cyane kabisa. Ngwino rwose tuyikwereke, ariko kandi mukomeze mubane natwe mukora subscribe, ari nako kandi mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kuva saa 12 kugera saa 1 kuri Fine FM 93.1. Ari nako kandi tuba turi live kuri YouTube channel ariyo iyi ngiyi ya Nzuri Market. Komeza rero kandi subscribe, ukore share, hanyuma kandi rwose ugende wihitiramo kugeza igihe ubona umutungo ukunyuze. Iyi ni ya dushe nziza nababwiraga bita jacuzzi, murabona ko inzu rwose ni inzu y'akataraboneka. Ni karibu cyane rero muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya n'umwami kabisa rwose, serivisi turabambere. Ni karibu tubereke imari nziza cyane kandi rwose murataha mwishimye. Ni karibu tubagurishirize, murataha mwishimye. Ni karibu tubimure, ni karibu tubamanagingira imitungo yanyu. Ubundi noneho dukomeze twubake u Rwanda twifuza. Murakoze cyane, turabakunda bakiriya bacu beza.